ni abakobwa biga mu ishuri ryisumbuye rya Pase riherereye mu murenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali barwanye n'abagenzi babo biga mu ishuri rya Saint Joseph Kicukiro bapfa umusore uba muri Qatar bitunguye abantu benshi cyane. Iyi mirwano yabaye hagana saa 2 za gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 7 Nyakanga 2022. Abaturage bo muri aka gace babwiye ikinyamakuru igihe ko intandaro y'iyi mirwano yatewe nuko hari umwe mu bakobwa biga muri Pase washyize ifoto y'uwo musore ku mbuga nkoranyambaga bari kuvugana. Bavuga ko ibi byarakaje cyane undi mukobwa wiga ku kigo cya Saint Joseph Kicukiro ngo wakundanaga n'uwo muhungu ku buryo byabaye ngombwa ko yandikira mugenzi we ko yifuza ko bazahura bagakozanyaho. Umuturage witwa Wambaje Marie Rose yagize ati n'abakobwa barwanye bapfa umuhungu abiga Kicukiro bo bari banitwaje ibyuma n'inzembe barwaniye hariya ku rusengero gusa byadutangaje kubona abana barwanira umusore. Umwe mu banyeshuri biga muri Pase yabwiye BTN TV ko hagati y'aba bakobwa amakimbirane yari amaze igihe. Ati byatangiye ejo baravuze ngo bahure barwane nibwo uyu munsi baje kubategera ku ishuri hari ikigo cyo mu Kagarama cyaje hakura Pase bararwana bafite ibyuma n'inzembe. Yakomeje avuga ko aba bakobwa babiri barwanye bose bakomeretse ku buryo imodoka y'umutekano y'umurenge wa Nyakabanda yahise bajyana ku kigo nderabuzima cya Kabusunzu kugira ngo bavurwe. Umuyobozi wa Pase Sentware Emery nawe yemeje iby'aya makuru ariko ashimangira ko aba banyeshuri barwaniye hanze y'ikigo. Ati ntabwo barwaniye mu kigo barwaniye hanze. Yakomeje avuga ko atazi neza ibyo abanyeshuri bapfaga kubera ko batonganiye hanze bakanarwanira hanze y'ikigo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabanda bwavuze ko aya makuru bukiyamenya bwahise bwohereza abashinzwe umutekano kugira ngo bayakurikirane. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.